urwego ndiho mfuye aba YouTubers mwacuruza nkubise kurushyi mwacuruza nteye umukobwa inda mwacuruza ahubwo buriya iyo byabaye gutwika imvuga nirekuye bikarangira hahiye ntago ari ibintu upanga kuko no muri contract ashobora kuba harimo imiteguro twasinye contract ibihumbi 5 by'idolari ahubwo ariko man ntuneza abantu tuvuga ibihumbi 100 ariko ni ku munwa mu mpapuro haraba harimo ikigomba kujyamo Fuad Gicumbi hari abana biyemeje kujya bakoraho content kandi nabo baratwika byadanje no n'abana bakoraho content basigaye bakoraho content urumva urwego bamaze gufata wazaje tugapanga kaguti turatangira ikiganiro nkurekurira tsuki apotre uhita uyibroka uhita umbwira uti subhanallah haleluya mani kubabarire ni mubanze bamenye ko abanyarwanda bakunda byacitse kabaye yamukubise yamututse yamubeshye yamujyanye ribu yagomba gukora contract nk'iyo Diamond yakoreye Harmonize akabwira Diamond akamwandikira ati Irene CEO wa MI Empire ndashaka ko umpa copy hatavuga inspiration iraje ariko buriya niko abahanzi bazanga inspiration ziza agira gutya yaryama uburiri yakinanura yakumva byanze agahita avuga ati inspiration ubu buriri nirirwamo buzamugaza cyangwa bunyeneshe bihwaniremo ntuzizuke inspiration ziza. Gasaro TV. Yego, it's your boy brother from the mom Kikone expert on the mic. I to introduce some expert King Gami everywhere as I got you there. Akana Gasaro TV. Ntihagire ngo nahandi ntimunatungurwa kumva irijwi hano cyangwa se intro hano. Yego, ikigenderewe nuko turi buganire n'umutumire wacu uyu munsi nta wundi ni Apostle Mutabazi umwe mu maze kumenyera ku magambo meza basetsa abandi bahanura abandi babwira byinshi kandi by'ingenzi. Mbere ko dutangira nsuhuje abantu bari mu majyaruguru amajyepfo rasazorozengerazuba ubwo ndavuga bw'isi aho ngaho hose twese tuba turimo nkasuhuza abantu bo mu Rwanda kameme uko niho twicaye aka kanya abantu bo bwota amasimbi gisinjya nita ngo kuvuga ngo hanahana n'umuntu burya uri inyuma y'u Rwanda hano hepfo gatoye ubwo ni Burundi ari mu mahanga ubwo abantu bari inyuma y'igihugu cyacu bose turabasuhuje cyane tubahaye ikaze mu kiganiro tujye kujyana Apostle Mutabaza. Apostle byabyifashe bite muri amahoro? Ni amahoro. Muri no minsi nsigaye mfite ibibazo ntarabona ibisubizo. Umuntu ugiye gutya mwari muri kumwe ukabona uramubuza. Cyane no twari turi kumwe rwose twananarayiwe rwose ndara mu nzu ye turatuganira dukora ibi byose urumva ko abari umushuti burya umuntu waraye mu nzu ye uri umuntu w'umugabo nawe ari umugabo burya muri inshuti byadanje. Kera kabaye hacamo nk'iminsi ine ntamwumva natampa message kandi buri gihe mwavuganaga. Sagiye kumvugisha ngo bro ngo narwaye ngo covid ngo ariko ubundi kwikira abantu bamaze kwikorana nka batanu nanga abantu bakifatwa ntavuga ahita ceceka ukamwandikira kuri WhatsApp ntavuga cwe yabona iri gukira bro ndi gukira ndi ku miti yanyuma kujya takubwiye ngo nawe ujye kwipimisha kirwara kujya takubwiye nawe ujye kwipimisha nta muntu uvuga ngo ngumvuye ngo nsanze bayinsanzemo ahita ceceka agahita silence radio rero ngiye kujya nkeka abantu bacemanga nimbona silence radio bagana ikikinge ko mu buzira amahirwe nge nuko nayirwaye tumaze nk'amezi 3 tudaherukana none se nk'urugero nigeze mbimenye irwara abantu benshi amakuru akugiraho yakize sindabona umuntu amakuru akiyirwara kabisa iyi ndwara nayo ifite ukuntu ibika abantu n'urugendo nari mvuyemo ntirwaye rworoshye cyagaba byose ariko ngiye ariko umuntu hasigare excuses zihambaye covid sigare excuse ya hato na hato hagari ibintu bigombera birebire sigari danje ubwo nyine igizimana iyi minsi ni iminsi umuntu aburaho covid kabiteyemo na finance zikamanuka buri abantu bazarebere kuri za views barebe uburyo zamanutse ngo ariko muri no minsi arabakunda rero ukungu ndi bumeze neza no minsi views hari abazibona reka twihutira nko kumuntu ko byamera ko abantu barazibuza ahubwo reka nkwereka abana basizwe ba Vestina na Dorcas bagaragaje ko basizwe ko baraje views zirongera ziraza niyo nangiye wita nkubwira baraje zirongera ziraza ariko hari igihe cyabayeho cya views zimeze nk'uburo buhuye none uyu munsi bigaragara buryo abantu views zitari kuza banze bumve ko batahindutse ahubwo asigaye areba atayitoye inkuru akayireba ati timba nyirebye batwitse ariko nta kundi tu MBZ 200 pit
ngomba kuzicunga neza zikamaze icyumweru kubera covid basigaye batinya kureba YouTube. arareba tayito abafite bari kureba tayito buriya tayito zose barazizi avuga ati amenye umuce hasi ubu bivugiye amano nabimenye reka nikomere yatwitse we mba mbifunguye ariko usanga nawe mba mbifunguye cyangira umuntu hasi ari kwifuza ati kabisa bati noneho mutabaza avuze kuri runaka nayemenya ari yahura abati buriya yamuvuze reka nikomereze abanye maze n'iminsi muri media araye mbere babicaho nagiye kukubaza rero muri misa abandi bantu bari gutanga views ikibazo cy'umuntu bita fata ku mavuta na BRIANNE ugikurikiranira hafi nanjye mbere nk'abo ngabo babuze ama MBs nubwo ntazibuze ngo nari tayito gusa zislidinga kandi ibindi rega buriya sinyipfa kuvuga no ku bantu ngo mbinjirire mu bintu byabo cyane mbese ni nk'aho byabaye nkunda kubireba gutya bicaho ntabwo ntibiciyeho n'ibibiciyeho mbese bajya ngo narashaje ukabona umwe bamwise ngo nimba ari kabiriti nimba ari gaki undi yasezira dero ntabwo nazi pe nta nimwe nigeze mfungura ariko kimwe cyo nzi kubera ko views zamanutse abantu bagerageza kunyeganyeza amarangamutima y'abantu kugira ngo arebe ko bakorayo za views ubu ushatse kuvuga ko ari agakino bariho bakina kuko umwe utaba n'agakino umwe ariho aravuga ko yitwaza undi kugira ngo abe umusitari uko byamera kose gashobora kuba ari agakino gashobora kuba atari agakino ariko ni ibintu byahoze muri showbiz industry yuko umuntu abifinga n'undi ahubwo abantu bajya babifinga mu buryo buri civilize hari kibazo ntibabifate personal ntibabigire ibintu birebire ntibabigire n'intambara urukeka ko umuntu bita BRIANNE ahuye nafata ku mavuta batasekurana bitewe n'ibintu muri cyo tuko nzibona ntago basekurana erega burya ibintu byo kuri kamera n'ibintu bya nyuma ya kamera biratandukana uretse ko ari abantu biba bisa hanjye biba bisa buriya ariko hari abantu biba bitandukanye ari ibintu bibiri bitafauti kabisa akaba yajya ari akakukiraho beef avuga ati ndatwitse n'undi akajya ari akayikora avuga ati ndatwitse ariko buriya hari ikintu nayo wewe logique yacyo ubwo sinzi impamvu abantu batakibajije nabuze ni ubundi abantu basigaye kuri mikoro ntabyo babona ukuntu indirimbo ya Vestina na Dorcas yanditse n'ibintu byababaye wajya ngo byari ubuhanuzi urase ubwo ngo twari kuza kuhajya nyuma arakaroye kuza kukubaza we nk'umuntu warabiye lyrics se lyrics nazo izazira ndirimbo ebyiri zose basohoye zikurikira ngo wankuye no you see ngo wasanze mu mvururu ngo mpindukire umugisha n'abampururiye mbese buriya tuyetse duteranyije nk'amafaranga views zacuruje nakumbishe mu ndirimbo ndavuga aba bana bamavuta bari arakaze mwanga ibintu barabivuga bigahita biba wasanga bahanura so ariko umuntu w'Imana ari givuga ikintu bikarangira kibaye so rimwe na rimwe umuntu akaya navuga ati kandi yahoza abivuga so ntago wenda ariko ngo barabipanze ariko nyine showbiz ahubwo showbiz yibuzemo abantu bagereka ku munwa gusa nyine baba nta munwa banafite aho eza nubiza rige cya nago se yuka papa cyangwa na Skyto cyari imiguruko hasi hejuru umwe avuga uyu nguyu navuga ariko kurundi rwande bara aba friends like n'ubu nguri inshuti za hatari nuko byamye biri muri showbiz ikindi abantu baba bakeneye entertainment erega abantu bajye bumva n'ibindi bintu nimba uri kurema entertainment banzu namenye nese abantu benshi ntibategura byatari benshi bategura buri kintu cyose akabateguye biraza kugenda uku uraza wirakaze ahita gukubita urushyi bitwika ku munyamakuru bamutataguye ariko hari igihe birangira ari n'uwo batataguye bya vrai noneho abantu bakavuga ati nibyane kwagotegura babona agateguro kandi ibintu birimo ari danje hari wari wagutegura akantu ngo mutegure ngo akantu oya ngiye ntago njya mu byo gutegura kuko ubusanzwe ahubwo buriya iyo byabaye gutwika imvuga nirekuye bikarangira hahiye ntago menye ntago ari upanze birapfa ariko burya iyo umuntu akunda kuvuga yirekuye gutwika ntibyiburiza kubera iki iteka bavuga ibintu kabyumva ateditinga umuntu wese uvuga nimba n'abantu mushaka gutwika mbaye technique ujye uvuga uteditinga uko ucyumva ukirekura ushyire hanze byose umwe n'umuceri mbese ariko hari n'ikigukora buriya ni nk'uwanavuze ati baza Kigali we sheya ngo yewe baba ngo ntagiko bimuzamo gutyo agahita akirekura noneho buri wabipanze byanapfa ahubwo ni nk'ifoto warangije kwigira gutyo abantu zisa neza ni ba Miss bo wasanga barakingiye urukingo rutuma zidapfa ariko ubundi ifoto bapanze irapfa buriya ngiye mbwiye ngo ngufotore
njye muntu ugira amafoto ya mbere burya meza ubwo manza napfuyemo gafotoza uko we yanjewe ndakujisha nkakubwira utuntu ukajya mu tuntu twishi nkafata nk'ifoto 300 ukaza kuzamo imeze akaza kuzamo wasamye none ugasanga uburyo wasamyemo ntiwari bitegure ngo bikube ugasanga biraryoshye. So anyway ariko n'abantu bategura bigafata da Alright, kabisa ukabona birimo. Hanyuma rero Apostle Umutabazi Mutabazi tutakireba ibiganiro twirebera sinema, of course twirebera kabisa ikintu babanditse script haraburaho aba director wajye bandika script bavuga ati ngiye script nayanditse hano uramutuka gutya hano ahita gukubita urushyi urukwepe tayari ubwo ibintu uvuza aho YouTube babyumva ntibabizi barategura uraza guserera nabaya abandi bose gutegura bafite inshingano yo gutegura. None se erege umuntu nimba yafashe MBzize akaba agiye kureba ibintu bya entertainment, so kuri yo bwabaga abe entertained gutegura ubuse ko banategura ku ruhimbi ubuse nibyo byiza kuri umuntu ateguye kuri YouTube ze nabigira ikibazo apfa kuba byaryoshye buryo umuntu ikibazo nuko bitaryoha hari ukuntu utegura bigapfa none bikarabura kubundi iyo wapanze gutwika ntutwikurashye nibi ntago wahusha bibiri iyo wabipanze ugati ndapanze ndatwika ugahusha gutwikurashye urashya koko urakongoka ubwo rero Apostle asunjyana hirya kibazo nashaka kubaza nago acyumvise neza wana nyine wowe uravuga ngo ni ibintu by'udutwiko nibiki kandi umuntu bita gusa kubicangura byagora umuntu bita Brianne yavuze ko ashaka kujyana umuntu bita fata ku mavuta mu nkiko twatangiye uvuga ko ari igihe bashaka gutwika ariko n'isinibaza abastari babiri uburyo bashaka gutwika se buriya abastari babiri iyo uvuze ijambo abastari babiri nge nshaka kureba kuri konte kurenza ahandi hari umuntu ufite izina rimuremeranye nagatara bitarimo neza kandi ikindi muri psychology y'umuntu gutwika n'ibintu bimamo buryo ariko Brianne ejo bundi yasinye contract warayibonye bariya abantu batangiye gusinya ama contract aremereye buriya w'iki kintu kibaye kiba kiri real buriya wahita none ubwo kuri wowe wahita ikintu kiba kiri real ko ntago akirwana intambara y'izina ibintu nk'ibyo ariko nta muntu utarwana intambara y'izina kwa n'igihe niyo contract uyisinya kubera izina. So bityo rero izina ni ikintu kiremereye kubaka izina si umukino ariko musima wa Niba so izina ni ikintu kiremereye n'umuntu wamenyerero gutwika yamaze igihe atagaragara yamaze igihe atakorwa inkuru yamaze igihe views zihora kuri 2,000 psychology y'umuntu wamenyeye gutwika maze igihe adatwikana arwara bari abantu barwaye indwara tutazi ko twayita kubera iki baratwiga rero ntibagitwika urarwara ntago ari ibintu indwara yakwitwa gutaposa sinzi ko uyisace nzo wayibona bwa psikologe bagira ibintu byinshi bakaba yati indwara yitwa ariko byanga bikunda umuntu ahoraga agira views 100 130 100 bingahe anige mu Rwanda ko bari kuvugira ama views urabiza no ku YouTube bazimuvugira muri views ukisiki nkuru yanjye ngo mu masaha 12 ngo yamaze kugira views 7,000 man ngo ari kuzamuka neza ngo none ukanduga abantu muri za UK ngo nazaye ngo bari batarabyuka man ngo ukumva ibintu byakomeye nese uramurenga no kuvugira mu makode nk'abasirikare ahubwo kugira amakode ngo yamenye umuceri ngo urega buri kazi kose abantu bagiye banakubaha abantu bagiye bakubaha bamenye ko abagakora bagomba kugira code na ethique ugakora nyine. Wavuze ko iyo mvuze umustari ubushakira ushaka kureba kuri konti Brianne yasinye contract undi nta contract tuzi yasinye ubwo wowe wahita ziriya contract zo ahubwo abantu bategura ziriya contract kuno muri contract ashaka ko ari imiteguro twasinye contract $5,000 by'idolari ahubwo ariko man ntuneza abantu tuvuga $100 ariko ni ku munwa mu mpapuro haraba harimo ikigomba kujyamo kugira ngo twikutegurira contract hino noneho agati ya byose nini bikavuga ko nanasinye $100 arabona ko ndemereye inkuru irasabagira iravugwa bikomere ugasanga ari ibintu bisaba ibintu ubwo noneho mbwira umukire muri bo iyo uvuze ati umustari noneho muri bo bite na reality tubona ubwo umustari ninde umustari mu kuvugira gute nyine bitewe nuko wavuze uti kumwazamukira kundi se sase bose bari muri level ijya kwegerana rero bihangana ubwo bakore technique papa cyangwa Sky 2 bose bavimbe bazamuka nta bifimo kandi erega bundi ari umuntu uba warafashe isi ya media nutangira kugikora content abandi bakagukora content hari umuntu ncabwane wagiye ku ma YouTube ariko bari gukora content oya content buri gihe niwe yiprovoka
Fuad Gicumbi hari abana biyemeje kujya bakoraho content kandi nabo baratwika byadanje no n'abana bakoraho content basigaye bakoraho content urumva urwego bamaze gufata mwisi ya media rero ibyo bintu tarabyubaha ubundi waranavangiwe ngo umuntu akagera ku rwego baza kumukoraho content urumva iki kintu ngo Mutabazi niyo namara amezi 3 naza muri media ntago hamara iminsi 3 atarasohoka inkuru izina Apotre Mutabazi cyangwa iri foto kandi akenshi bavuga ibintu bibi ibyo uzategereza ngo bazabavuga ibintu byiza rwose gutese ibyo bintu byiza batavuze kuri Vestina Ndorokas nabo tutwana twinjwindi yo twivugira Imana ariko barabacicikajya ntibabazi baba we byaba induru buri wese akavuga ati umva mumuzane kamera nkora inkuru umwe yayikora 200 abarira inkuru 200 mu kwezi zabone nako ku munsi umwe zabonetse mu Rwanda ntago twatubimenyereye nabonye wana bipostinze ngewe yukoze hit ndemera wese posting bavuga harya banditseho gutera azeneze dusigaye tugira 214 muri 23 hours man tumaze kugera kuri ariko byahise bisubira hasi biriya bita bigaragaza ngo umunyarwanda afite akantu kamukorogoshora kamukururira gukurikira itiku ibintu byakocokocoka byana ese ibyo biba bitwika ariko ngewe mbona abantu kuri tubimuba mwabuze views mwabuze creativity wazaje tugapanga kavuga uti turatangira ikiganiro nkurekurira tsuki Apotre uhita uyibroka uhita umbwira uti subhanallah haleluya mani kubabarire sha icyo kiganiro wagira views 100 abo mwabuze creativity kwanza abantu baba youtubers mwabuze creativity ibintu uvuze ndanabivuze none ndanabyumvise ari uvuga ibintu ugahita ubyumva neza babuze creativity views nagarizo zabuze creativity ibintu uvuze abisubiramo ni mubanze bamenye ko abanyarwanda bakunda byacitse kabaye yamukubise yamututse yamubeshye yamujyanye ribu Apotre akubitiye king mu kiganiro nibyo bintu bakunda nibyo nibo bashaka sinzi icyo babishakamo gusa ngiye nk'umukozi w'Imana kuri side y'umukozi w'Imana ubimbaje nabwo ni bafitemo umuzimu mudayimuni rwose bafite ikibazo ngiye ngizo nkuru niyo mpamvu nkubwira ngo ngende bateto nkimanukira wakemera ko nizo kwa Vestina narebye taito gusa buriya nakubwira ntibyahengamiraga ikatangira hari nakubwira nk'amazina ngo harimo Mike Karanga akabamo Aimable ariko umbajije ngo exactly kibazo ni iki ngiye mbonye ko namaze kubona ibyo bintu bifite isoko ndavuga ni ubwo rero bifite aba viewers nanjye nzaviewing ibindi ariko wumve ngo birarebwa ubwo wese ujya kureba nk'iki cyo irankuru ko ari trending ahantu hose runaka yivuze ikibazo rega ni uko nakubuze ntabwo ngiye ngewe icyo ariko nanjye nayikozeho content ariko nyikora ntagiye deep ngiye gusa mvuga nderurira hejuru ndavuga okay bari batarasubira ndavuga gutandukana bijya bibaho Irene yarabazamuye nawe bizamukiramo then ndavuga Irene ni CEO wa Empire so ahuye na challenge cyoze icyo navuze nabonye baragikoze navuze nti hagaragayemo ko atakoze contract icyo gihe ndi kuvuga ni inama namugira bitari kumubifingaho nakuremo amasomo icyo gihe niko navuze ndavuga nti yagomba gukora contract nk'iyo Diamond yakoreye Harmonize akabwira Diamond akamwandikira ati Irene CEO wa MI Empire ndashaka ko umpa copy draft y'amasezerano uri wahaye Harmonize nanjye nkajya nizirikira abahungu hano baza kunzamukira bagashaka kuncika cyeke navuga ni yagomba kubikora ikindi hari amankete abantu bavugaga ututwana rwose havuga ni contract ashobora gushyiramo ngo igihe cyose bazajya baza muri studio cyangwa se bagiye mu bikorwa byabo by'umuziki bazajya bazana n'umuntu ukuze uri majeur mama wabo n'urugero kandi wenda igihe yaje tuyatumugena 50 envelope bakabishyira muri contract icyo gihe nta na rimwe hazabaho inquiétude kazavuga ati muri contract ntago yemerwa guhura nabo ntahari so bigahita ikibazo gihe tekemuka buri gihe ibintu rimwe na rimwe ari igihe abantu barwana intambara zagombye gukemukira muri idea yitekerejwe neza so rero icyo nicyo navuze ariko wumve ngo ntago nyankunda kujya mu mabifu ngo nyumve cyane niki nakubwira buri umuntu wese waramvuze nabi muri media ntabyo namenye inkuru yose imvuga yamvuga neza yamvuga nabi irebwa na secretary wanjye akambwira ibyo yavanyemo kandi azi ibyo nanga sinkunda umuntu magarara imbere akambwira ngo bukanaka ngo yango yagututse
ufite cyangwa se secrétaire ukanaka ukureba. niyemeranya nawe kubera iki nese urundi urinda umbwira ngo ntawe kanaka yemeranya nanjye nje nemeranya nawe iyo uri kumbwira ngo ntago wemeranya nanjye ahubwo ndatangara ahubwo natangara uvuze ko wemeranya nanjye so ntago nyine nemeranya nawe ni nkuko ntanasa nawe kutarabigira beefs sindeshya nawe simvuga nkawe why that kuko abantu bafite ikibazo cy'uko ashaka gutekerereza muri we abantu bameze nkaho bashaka gukoroniza abandi ashaka kubaho pari procreation yaciye muri wowe icyo kintu uracyumvise nge ndashaka wenda nk'urugero nimba abantu bakunda ayo masaha gutwikira ku masaha kwereka poso ngo kuki utajye ushyiraho ibirombe that is your word iyo nisi yawe niwe biri nese urashaka kugira ngo nanjye nkore ibikuri mu mutwe kugira ngo ukunde ngo nibwo tukwemera urabona yuko abantu bashaka gufata abandi ku ngufu ngo buri wese ashaka mbese kugira ubukoroni bwe somewhere abantu niko uzababona umuntu wese arashaka kugira ngo agire ibintu yambara abandi bamukurikire ariko njyewe nkora ibintu ahubwo mushatse no kunkurikira mpita nkora ibindi kuko nimba ari ikintu ntigeze nkenaho ni idea ariko ejo bundi hari abantu hari ubwo ikiganiro twigiye dukorana rimwe abantu muri comment abantu muri comment atavuga ngo nambaye ikanzu abantu bahita batangira kubikoraho ikiganiro bureka nkubwira ari amavuta nimba utanabyemera azagira ubigerageza donc nabwiye ngo iyo ugeze ku rwego abantu batangira gukoraho content urabura bakabigira content ngango mutabazi noneho shanga arafunze tu nko muri iyi minsi ngiye kuba mbuzeho nimba nzaboneka nimba nzabura gakeya ko hari ishu nshaka kudiringa nayo urumva so ubwo icyo gihe abantu bazagira gute kugira ngo abantu batazaspeculating ngiye gusigana n'abintu byose mbishyize hanze mvuga rero bazongera bavuga atarabuze nka cyagiye waburaga bati tayara ari mu bibazo n'umugore ariko ikintu abantu tugomba kubanza kumva nuko twebwe twarageze ku rwego ubu nubango urwego ndiho mfuye aba YouTubers mwacuruza nkubise kurushyi mwacuruza nteye umukobwa inda mwacuruza nibye mwacuruza nubatse inzu mwacuruza nubanga ikintu cyose cyambaho mwacuruza ahubwo mwebwe nimba muri creative mujye mukora kurya agira akantu kambaho mucuruza asabwe ya modoka ntiraza ngo ducuruze niriya niza nicetse nimbangira gucuruza nawe undi muzacuruza arya ngo nubuye bwoko covid yaje ihindura amaproje iyi covid ifite ibintu byo guhindura proje emeruka yari Range Rover rya iyo uri mu mushinga ugeze hagati hakazamo ibintu by'ama lockdown hari igihe birangira aho wari ugeze bibaye bifrizinzeho gato no mu mufuka hakazamo ariko icyo ngerageza kuvuga ni iki kivuga ngo n'ubuntu Imana itanga n'ukuri pe n'ubuntu Imana itanga ukagera ahantu abantu batangira gukora content icyo gihe ntago wakontrola ko bakora nziza hari abantu barwariye ndwara bango bayinkoreho content ikorwe neza ntago bikunda keretse wenda uri nka Irene cyangwa se uri nkandese n'abantu bake babikora muri iki gihugu gukontrola content buriya n'ibihugu barabitinya na za Amerika zirabitinya donc gukontrola content kajya mu gishaka biko bigira bake nayo nandi mavuta bigoye alright hanyuma rero wavuze ku kintu cyo kubura ariko niye ndabizi neza ko nawe muri no misi wari uvuzeho harabuze warabyibushye wagize gute you see that rero kuri ibintu bikora iyo ndi muri Kigali ndya rimwe ku munsi no mata anige no numara imisi 2 ntariye ndajya kuvuga ngo nibutse kurya ndangije wenda nk'ibiganiro ndi gukora gutya cyase n'ibindi nariwemo nkasanga saa 11 irageze nkasanga ndi gucungana no kuvuga ngo ahubwo ngere aho ngera saa 12 itarageramo ubwo uwo munsi ukaburagiye ukanywa ji n'umugati ufite mu nzu tayari ukaryama ariko lockdown iyo bayishyizeho none iriya lockdown bavuze ngo none nta nateka we iriyayo bari bayikoreye kugira ngo bigishe abantu batazi guteka babyige dore n'uvuga ngo umva twababwiye kujya kwiga mu ishuri ryo guteka murananirana tubabwira kugura gaze ngo muyibikeho ngo muzarya restaurant none nazo zirafunze barabirangiza icyo gihe ntabwo nagomba kuguma muri Kigali so nagomba kuba namanutse ndamanuka koko icyo gihe rero uri kumwe n'umudamu yababa data we ziri muri Kigali mu buzima bwose batera 50,000 ashobora kuyamana imisi 2 wenda n'urugero ntumenye ukagiye kandi ukabona ntaho wayangije 50,000 yahaye umudamu akumarira ibyumweru biragutekera inyama ahinduranye rero ukibaza ni yandi abadamu bagira ubugenge bwabo kabisa abantu bajya babo icyo gihe nawe harakandi kazuburi utangira kubyibuha
none uri niyo nta na beef ihari hari amafaranga nta beef ihari mu rugo beef ihari bwo urumva nawe ari ikibazo aravuga hari umugabo uvuga ati nuruhu ruhire mu rugo umugore ntago stressa mu rugo ujye mu kindi cyubajyaza ukatugiye mu kikari ariko nta kurenga mu rugo icyo gihe rero urumva bishaka kuba ikibazo kuko ibituma nabyo base ko biri mu mitekerereze yabo no mu mutwe n'ibintu nk'ibyo ngibyo so nari nabuze ro kwereka nari ibyumba urumva nari nigano nakoraga by'amakamera nagiye ntayo cyoze nkakora ibiganiro bya telefone ariko nabyo urumva ntaga bari byinshi hari n'igihe kigera ukaba mu gihe cyo gutuza ndi kwandika ibitabo ndi gukora research ariko nuvanga ibintu byinshi birangiye lockdown zimwe na zimwe sina nazumva ahubwo iyo lockdown bari mfite machine mfite projet mu mutwe umudama kuri ruhande ujya kugira ugasanga isani barayizanye kagusanga mu gitanda ku buryo nayo nsigaye ahubwo ngiye gukora remix y'indirimbo ivuga ngo ni peer pressure ni uburiri nirirwamo buzamugaza kuko arya ukuntu rya mukumva kagongo nkahita mvuga ni inspiration iraje ariko buriya niko abahanzi bazanga inspiration ziza agira gutya yaryama uburiri yakinanura yakumva byanze agahita avuga ati inspiration ubu buriri nirirwamo buzamugaza cyangwa bunyeneshe bihwaniremo ntuzizuke inspiration ziza nsanga napfanye impano rega nanye ngiye bazuririmbye nk'iyo ndirimbo madama kuri ruhande ati buzakumugaza tugushatse bwa ko unca umugongo ariko byo yakangubwire ukiri ukuri nakibwiye umuntu umwe arebye umusaza canyeho rwose agateka we ka 18 19 bari abasaza ba 50 batajya bikoza wa 20 ko wasaga ati pfa kwa 18 nta cyo leta twavugana yemerewe kunywa ibisindisha akayemerewe kujya gufata shamba ati nimba nkoze komisiyo arabara n'abantu bakora izo deal rero ariko ribe mucakiramo hero hani nkoyoye umusaza akavuga ati ndashaka kwa 18 muremure cyangwa mugufi ko nukoresha ubyibushye cyangwa uranze wenda abantu bajya bagenda bikundanira cyane ariko umuntu jabujya uzi ibintu bita gucuruza abantu ugiye ubutangiye kwinjira muri deal bita gucuruza abantu ubundi abaho muri mu madiru y'amabi habamo deal 3 mwisi z'amabi zirutanga ububi ariko za mbere 3 iya mbere no gucuruza iya mbere no gucuruza intwaro niyo ya mbere uyikora bavuga bati nabandi ba criminal baramureba bakagatiye ngo yewe araturenze kurumva baba zicururiza urumva umuntu uzicuruza no kuzikoresha biri kumwe ntago umukinisha ntago nganga amafaranga yawe sinda yazana iya kabiri diro ya kabiri no gucuruza urumogi kokayine yo tuvuze urumogi ntago tuvugana runo basiga bahinga mu Rwanda ntago gucuruza biriya bibabi diro ya gatatu no gucuruza abantu traffic me izo diro 3 rero urumva yuko uburi muri class ijya kwegera abacuruza intwaro sa ubwo nari nshatse kugaragaza ngo umuntu ubikora shasabirike kabisa kwigeza hano tangira bango njewe ngo ndakuzanira w'amabuno bari abatipe barapyeta ubwo muri lockdown aho kantu barakabonye hari abatipe barapyeta yize kubona umumama ubwo pyeta kumwa nigeze kubona umumama bishiye 200 kuri babiri kadresa abana bakubise 20 kandi abana bakagenda bumva nabo ngo bahatwitse kumbi namwenye mari yinjije we nta n'icyo waza umubwira ariko urumva niwe ubu ufite ariko ku rundi ruhande polisi yije uwo mwana yuje 18 ntacyo bamubaza ahubwo nyiri gucuruza sasa abayakoze uwo bari mu cyaha kuko ntago biyumvikaniye ntago bihuriye waje kuza mujya kumuteje uza kuba broker ariko abantu bazabroka kwe ari n'umutipe gutya yakunda kuba muri quartier tukajya duhura tukaganira ndabwazi ko tutakikoza Kigali duhuriye byumba ati ntabyuzi ati nakize ku isoko umwana wa general ibaza ariko Kigali ayireba mu gihe Kigali kambatume akantu yashatse ibintu byo kujya muri diru iri mu mwana w'umuntu ukomeye wenda nubwo abo bana nabo bibarimo ariko wamuretse akimenyana n'umutipe bakipangira diru zabo uje no kujyamo hagati kweri ngo ndabafite ngo mfite amafoto ngo mbafite kuri Instagram baze n'ibintu bimenyerewe ariko cya kintu ntago hari ukuntu ugerageza
uzi none iyo uzabyumva iyo bakugaragaje wenda kwako navuga ati twamufashe bihemu kugaragaza hariya ku mbuga ubona abantu bose bari kukureba nk'umuntu cyangwa se no muri gereza bagukubitira ubuntu donc bakubona nk'umuntu wakoze ibintu bitabaho ni nko gufata akana burya gufata akana gucuruza akana gucuruza umuntu ntago ari byiza no muri Bible burya nkunda kurana no muri Bible nkareba ngo hari ikintu uzareba Bible hari ibintu bibiri yavuzeho ndatangara hari ikintu kimwe cyitwa gucuruza abantu Bibiliya ivuga ko umuntu uzacuruza abantu azaterwa mu mpaka apfuye gucuruza abantu icyo kiba classe muri classe zimwe no kurongora mama wawe cyangwa se anti wawe ibintu nk'ibyo ngibyo nugenda ureba ibyaha Imana yagishyiraho guterwa mu bigapfa uzajya uvuga ngo nubwo ntawe ukiyantera uyu munsi ariko ntukabikore bizana imikoshi biguteza ibibazo muzegeze kumbwira ati ngiyewe nacuruje kuva zamani tibari abakabuga bacuruza twari natwe turimo tubyiga nshaka kumva icyo ashaka kuvuga ba mironko bazamuka twari natwe turimo ducuruza ubunyobwa nturatangire ku bunyobwa kugera kuri atirose ntacyo waza umubwira noneho muze aravuga ati ariko sinigeze mbona umuntu wacuruje urwagwa wakize kandi ko nkoze nanjye iperereza naramubuze atariko abantu bacuruza ibigage bose barakize ubwa muze ushatse kuvuga iki aravuga ati nanjye narayobewe sinzi uko bikora sinzi uko byubatse atariko umuntu ucuruza urwagwa aragenda akabakazizi n'amakurete akazagira akayagurisha atariko nanjye kuko nzi umuntu mu Ruhengeri afite actress mu Kagarama afite inzu igeretse agenda muri V8 nshyashya black yacuruje ikiwe bwa mbere na nubu aracyayicuruza ikigage warakiranguza we akora n'izindi dira ariko we ntago wakimuvanaho kubita umuteke umusaba ikibwo mbivuze ntago wabyuva kuri uwo mujyi ngo nizi terime zo kubita umuki mvuze terime zo kwenga ikigage buri ikigage nukibona kibe cyaciye muri process nka 700 hari ikintu bita ngo ikivuge ngo gusabika ngo umutegwe umwana wo mu mujyi ntago yashona kwenga ni ibintu byinshi sana none akaba ari abantu no gutara birimo ntago se bagitara gutara batara urwago wane ni mbetezi wowe wageze mu mbetezi ariko baraba ahubwo ncazuye ngo cameraman wanjye ari nyuma basanga yavuze uburyo abantu benshi urwago rwabateye umwako ariko ko wenda keretse wenda umuntu acuruje urwago gakira keretse nka basi na Gerard ariko naburabona n'umutsama namangurutsa biri mu kaneti ese amangurutsa n'iki ko njya numva bivuga azarira biri mu buki ari cyo bagiye gashyira mu buki rekagera gasaba umuntu inkweho imugira ariko njye nshatse kuvuga iki ngiki tugaruka kuri subject ndi kuvuga ko nkuko z'Imana wenda ntabwo bamwe ngo abantu baseke gusa agomba no kuba mu message ko njye ntago ndi umuntu ushaka kuzabuza abantu gukora amabi ku ngufu uzi se message nsigende kubwira abantu muri no minsi wowe umbwira ko kana kari mubi wowe wigize umuntu ushyira abantu ku rutonde rw'abantu babi wowe urishyana abantu bose bafite akantu k'ububi abantu bo bigize ibitangaza byo kurankinga abantu babi buriya nibo mashyano niyo wafata kuri izo case aba BRIANNE abana bafata kumavuta abirwa babakora inkuru bavuga yuko uyu niwe mubi uyu nguyu niwe mubi uyu niwe mubi ahubwo abo ngabo ubanarije ubashunguye bashakamo inkumbi wasanga aribo mashyano so nwango rero sinyizera umutipe uza ambwira akanaka ni mubi mpita mbikubwira aho ngaho ngumbwe ko kanaka ari muri orishyano ugendo bizi tazabibyo bawo na amagambo urinda umbwira ko kanaka ari mubi nawe uri mubi nanjye ndi mubi ahubwo uri muri propaganda wowe ugaragaza se ko wibwa wari bukeya ari umuntu wabizaye kuri Yesu aramwanga ngo mwigisha mwiza tumwiza numwe gusa iyo mutangiye naho mutangirira ndabyivana yo muje naho mutangira naho mukatira so ariko nandi kuvuga iki uzakore deal ukore n'izindi deal ariko ntugacuruza umuntu nkuko utaryamana na nyoko ukabubibona ukabona ari ibintu byazohama nubwo hari tugena banga abantu waratwika bakimanukira ko nawe utwikira kuri nyina so maga makeya uko kuntu biri nubwo utabugiye kuba umukristo wa cyane ngo ujye wirguririmba ariko menya ko Imana iriho menya ko Imana irwanya umuntu ucuruza undi muntu ubwo wanagiraga inama n'abantu bo muri lockdown bacuruje abantu akabamo n'ikindi kintu Bibiliya irambwira neza ariko nta nubwo basoma Bibiliya reka tujye tubafasha banumviremo kandi twana baryohereje Bibiliya iravuga ngo umugabo n'undi mugabo nibarwana umugabo w'uwo mugabo umugore w'uwo mugabo
akaza akareba uri kurwana n'umugabo we akamuhengera akamukubita muri santarari ngo bazahita uwo mugore amutera amabuye apfa. Icyo kintu ngo uracyumvishe bamukubise muri santarari umugore bamutera amabuye uwo mugore bamwica. Mu magambo make nubona abantu umuntu ukunda kureba akareba akavuga ati njyewe aturanzi ngaho se nkoraho se ariko ari gucunga santarari, uyu muntu azapfa adakize, uyu muntu azakenyuka, uyu muntu azafungwa, uyu muntu azapfa nabi, uyu muntu covid delta nizi zamufata, uyu muntu ibibi byose nibiza bizamusacinga. Uri kwikongereza umujinya w'Imana. None Imana yubaha ubugabo. Kuvuga donc Imana ntage ikunda umuntu profita umuntu mu ntege nkeze. Reka nkwereke nkuru ndurugero. Iravuga ngo nubona king kubiteje dagwe igiriya muzajye kuburana niba gufunga bagufunge cyangwa se utanga amande. Atariko nubona niyo Bosco. Ukayobya impumyi. Ubaza gutera amabuye upfe. Ndikubwira ibyaha biri muri class yo guterwa amabuye ugapfa Imana yari yavuze. Ntukajye ubikiniraho. Kuko iyo gikoze Imana avuga ati mimi na wewe nzagufollowinga. Nzaguta mu y'abagabo. Nzaguta muri tenke shaho. Ntago uzivanayo. So nubango arimo utwo tuntu tubango ntukakora ibyo bintu kuyobya impumyi cyangwa se kugira gutera. So harimo ibyo bintu byo guprofita umuntu weakness ye ukayicamo kugira ngo umugire ugire uko umuprofita. Dore nk'umuntu ugenda wenda n'urugero akarongora umusazi. Iyo ni indi case. Hanyuma rero uri guprofita umuntu yuko atabibona cyangwa se wenda ugacunga nk'umuntu yasinze bese guprofita umuntu muri weakness arimo ugahita ushaka kumugirira ikibi cyangwa se kumuprofita mu buryo runaka. So ibyo byose rero abantu bajya babimenya ku buryo n'uvango no gutaraze kuba nka Apotre Mutabazi, ariko hari ibintu ukora Imana ikagugira haduyi wayo kavuga ati ngo ngiyewe nzadiringa nawe kuko ntago ibyo bintu wabikora ngo bigende ntaguhanye. Cyo ni ikintu cyumvikana. Hanyuma rero Apostle tuganira mishize umwe ku kintu cy'ama operation sinasobanukirwa. Nago hari ibintu ushaka burya makuru waya shira ku karubanda katasha. None babikora inkuru umwaka ukarangira. Ndetse navuze se Apostle agiye gukora operation yihe none ni so ni nzakoresha icyo bita surgical operation. Operation chirurgicale. Surgical ariko cyongeza ntacyo tuzi. Surgical operation. So hari ubwo surgical operation abantu batabyumvishe ni kwibagisha ahantu runaka cyangwa ikintu runaka akabazo karimo bakagakemura. Ubwo ni chirurgie. Nagerageje kureba ariko rigariya n'ibintu umubiri nawo hari ibintu tuzanaho. Ntubona ko tuvuye muri lockdown? Ntubona yuko ibi bintu bibi ya business bitarongera gufatira ibintu bikimeze nabi bivuyemo bahita kujyana mu bindi bintu. Iyo operation yihe rero? So ni nabonye hano bari kumbwira ngo orchiectomy ariko yaho hafi, ariko kubera ko nkiri mu gufata ibizamini n'ibindi byose kugira ngo narebe ni he bazaguca make. So ibintu nk'ibyo ngibyo hari gero bituma sobanurira abantu orchiectomy ntabwo ndajya kubisobanura kuko nanjye nabyibujije kubisobanura, ariko nyine wumve ngo ni operation. Operation rero budashaka kugira ngo umuntu wese uzajye kureba ari yagutekerezamo. Nk'umuganga uri udukurikiye ko ngo urwagashya narwagira ngo barokoyemo pe usanga burya kurebera muri rwagashya. So umuganga udukurikiye orchiectomy yamaze kumenya iyo ariyo abantu bari baziyo gusa yazi Google yazi. Reka mbisubiremo neza bajye akubwira ikintu akumutaje kamera orchiectomy nimba utazi cyari cyo ugiye kuri Google abaturage. Ariko ndi kuvuga kuko bakiri mu bizamini bashobora no gusanga atari ibyo byonyine. Ikindi hari n'utundi operation banagiye pendinga nk'ibintu bya operation zamenye zimwe na zimwe nagenzi pendinga nkarira mu kijigo kimwe n'ibindi. None nzafata kanya mve kuri kimwe ngiye ku kindi mvuge ngo ibintu by'ubuzima ndabikendorinze ama projet amwe namwe kabuyaretse nimba icyo genza nkora ama interviews I don't know. Ariko nimbona murambona ndavuga ndi muzima ndagenda ndasimbuka.
ariko hari igihe nigeze kwijyana mu bitaro sha nijyanye bahita bampa igitanda warwaye icyo gihe narababaye nari niriwe wumve yuko bamaze no kumpa igitanda nkajya kwirwa kuri bare nkaza gucunga ku mugoroba nkagaruka nkarara mu bitaro ariko niriwe nterura icyuma nkabaze muganga ubu ntago ari umwana mubi umuntu ahigitaba ibitaro umuntu wiriwe ku cyuma umva ni kibazo so ni icyo gihe nari mfite ponction pulmonaire bagomba kunkorera ponction pulmonaire icyo gihe nari indwara bita paralysie pulmonaire kubera icyo wagiye gutera arwaye ibijyanye n'ibihaha n'ibiki byose Gasaro TV.